nabashishikariza no kubitekerezaho koko next year n'amatora muzabikore nkuko bikwiye, muhitemo neza, ni ibyanyu, ibyo mwubaka byose n'imbaraga zose leadership itameze neza mwagira ibibazo bikomeye cyane. Ariko ibyo ndizera ko mubisobanukiwe, ndabashimiye. kugira ngo tutangize umuhango mugaragaro. Nagira amasabe rero twese aho turi duhaguruke twubahe indirimbo y'ubuhinzi bw'igihugu, noneho dukomeze na gahunda. Dukomeze duhagarare dusenge Imana. Bugufi dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, Data wera, Mana y'umukari imbabazi, tugushimiye ko waturinze tukagera umwaka turi bazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhe umugisha buri wese washoboye kuza hano ngo dufatanyirize hano kwizihiza uyu munsi w'intwari, ari izacyari n'iza none, kuko iyo tutitanga uyu munsi ntabwo twari kuba turi aho turi. Urakoze Mana yacu, gahunda yose tuyigushyize mu maboko kuva dutangira kugera dusoza. Uyobora abavuga, uyobora abakora, ibintu byose bigende neza. N'ikibazo cyo gufungura Mana zima byose ugeze, turakwiyagije tugusabye muri make Umwami ibyo dukeneye bitera ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Mwese twagira ngo tubakire. Sinzi nari kusaba wenda abantu bashya duhuye bwa mbere bagahaguruka, niba bishoboka. Abashyashya tutari twagahuye bwa mbere mwahaguruka tukabakira. Karibu, karibu. Tubabwire ko tubahaye ikaze kandi ko muri amaboko dufite. Nabonye harimo abashyitsi abakuru b'amatorero atandukanye hano. Wenda simbagore ngo bahaguruke, ariko nabo ndabakiriye. Mu bandi bashyitsi dufite umushyitsi mukuru waje ahagarariye nyakubahwa ambasada wagize impamvu y'urugendo. Menya sohotse gatoya. Ni Francis Murindwa. Abenshi mukenera ibyangombwa kuri embassy ngira ngo mujya mumuvugisha, so numva nawe naza turamwakira. Nagira ngo rero ntatinda mu magambo menshi. Umunsi w'intwari turawuzi twese, kandi twese kuba intwari n'ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo ari ibyo duharira abaturwaniye wenda bagakabohora igihugu cyangwa se abagiye mu gisirikare, ahubwo twese duhamagarirwa kuba intwari mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu byo dukora, tukiteza imbere, tukibuka abo twasize imuhira, tugateza igihugu cyacu imbere. Reka rero dukomeze dusabane,
twishime tunezerwe. Ibyo kunywa birahari, ibyo gufungura birahari, umuziki urahari, twirekure. Karibu, murakoze cyane. Reka tumuhe amashyi kandi twakira n'abanyamuryango bashyashya hano muri Arizona. Baberetse komite ihagarariye abandi. Ubwo rero iyo umuntu akiza ndakita igihugu cya Arizona, ubwo tuzajya tubasanga batwereke aho umuntu yagurira intoryi cyangwa se ikijumba naho kujya kwivuza. Muri akanya rero ndagira ngo nsabe DJ abakina indirimbo, noneho mu kanya ndabagezaho gahunda ikurikiyeho. Dufite ikiganiro kiri bukurikireho mu kanya. DJ waba udukina indirimbo imwe cyangwa ebyiri? ntabwo nzi ibyo mwese ibyo mukora n'ibyo mutekereza. Nk'uko retired Kano Ndorere Rurinda yabivuze, mufite amahirwe ko muri ahantu hateye imbere. Jewe ibyo ndi bwibandeho n'ibyo mwakoze n'abandi abahandi tukabiganira, ariko ibyo muteganya gukora n'ibyo mukora bimwe wenda tutaramenya, muraza kugira umwanya tubisangize n'abandi. So kuri bera izo mpamvu ikiganiro cyanjye kiraba kigufi cyane kugira ngo tugire umwanya wo kuganira. Icyambere, diaspora y'u Rwanda ni urwego igihugu giha agaciro cyane mu buryo tuyifata nk'intara y'igihugu koko ituyemo abanyarwanda.
ndetse ni n'igisubizo mu kibazo Retired Kano yibazaga uburyo u Rwanda ruzaguka hatabayeho guhindura imipaka, kugira ngo igisubizo cyarabonetse. Diaspora ni intara ya gatandatu, igihugu kirayemera, kirayubahiriza, gikora ibishoboka kigezeho amakuru na serivisi nk'ibijya mu zindi ntara, ariko ubwo hibandwa ku bikenewe. Ndibaza ko ibyo ngibyo mubizi. Iby'ibanze rero diaspora ikora bigendana na gahunda n'ubundi ubuyobozi bw'igihugu buba bwarashyizeho, cyane cyane ibyerekeranye n'iterambere. Ariko kubera ko muri ibi bihe ibintu byinshi bibarwa mu gaciro k'amafaranga, reka mpere ku mafaranga kugira ngo dushobore kumva neza ingano y'akazi kenshi mukora kandi n'uruhare mugira mu guteza igihugu imbere. Reka nkoreshe imyaka 3 dusubira inyuma duhereye ubu. Muri 2019, muri 2019 kugera 2021, diaspora yose yo ku isi y'u Rwanda yohereje amafaranga mu buryo buzwi buri recorded miliyoni 246 z'amadolari. Urumva ko ari ni ikintu gifatika. Muri 2022, with the effects of pandemic na mobility restricted, abantu batagenda, diaspora yakubye kabiri, bohereje amafaranga mu buryo bumwe miliyoni 469 times 2. So urwo ni urugero rumwe rufatika, rwanditse, rupimye, rugaragara. Tuzi neza ko icyambere ayo ni amafaranga ava muri diaspora ajya mu gihugu, ariko ibitekerezo ntiwabibara, inama ntiwazibara, abantu bo muri diaspora bagiriye abari mu Rwanda cyangwa igihugu, n'imirimo mukora hano koko ari intara y'u Rwanda ya gatandatu, ntabwo ibazwe muri ubwo buryo, ariko irazwi, ihabwa agaciro kayo. Murakora, murubaka amazu, murarera abana, muratera imbere, ibyo byose biri mu nyungu z'u Rwanda. So nashakaga kubereka akantu gato dushobora kubonera ibipimo mu buryo bworoshye, na yandi bajado bashyira mu mufuka bakagenda ntabwo tuyabona. Ayo nanyura kuri za bank transfers akaba recorded, ariko turabizi neza ko nagenda mu mifuka ari menshi, cyangwa se ugahamagara umuntu uri Rwanda akayagutangira wowe ukayamwishyura hano, ayo nayo ni menshi, ntituyabona, ntituyabara, ariko birazwi ko bikora. Urwo ni uruhare rumwe rubarika mu mibare. Hari ibindi. Diaspora muriga, murigisha abana, ni igikorwa cyiza cyane, nabivuzeho ko murerera igihugu. Abantu bariga bagataha bakajya gutanga umusanzu mu gihugu, bakora mu nzego z'igihugu cyangwa private sector. Barahari benshi, ndumva akarusho Amerika, diaspora ya Amerika niyo ifite abayobozi benshi mu buyobozi bw'igihugu uyu munsi dufite, guhera kuri ambasada wacu hano, guhera kuri ambasada w'u Rwanda muri UN, ambasada Gatete. Abo barakorera igihugu imirimo ikomeye cyane, kandi n'aba diaspora bavuye hano. Hari aba diaspora muzi bayobora ibigo za RSSB, za Irembo, ibigo byinshi cyane bifite ndetse n'ibikorwa bigaragara biyobowe n'aba diaspora bavuye muri diaspora yo muri USA. Prime Minister yari ari hano. Urumva ko diaspora ya Amerika, sinzi niba hari Arizona by'umwihariko, ariko Amerika muri rusange murayoboye, kandi birafatika, biragaragara neza cyane.
muri private sector ntabwo dushobora kugaragaza nonaha imishinga y'abantu ku giti cyabo ariko ifitiye igihugu akamaro ikomoka hano mu ba diaspora baba bajyanye bakaba bari na hano ariko imishinga irimo ikora cyangwa se bagiye bakayikorerayo. Ni ibikorwa bifite agaciro gahambaye. Hari n'abatanga inama, ubujyanama, turabafite hano, turabazi muri kuko bamwe turabibafashamo. Hari n'abatanga akazi bari hano, akazi kari hano muri Amerika, bagatraininga abakozi mu Rwanda, bakagakora bari mu Rwanda, bakabahemba bari hano muri diaspora. Turabafite good number of them muri diaspora ya USA. Ni igikorwa cyiza cyane, turabashimira. Hari akarusho nshaka no kubashishikariza bifitanye n'isano ku butwari, ku bikorwa by'ubutwari. Igikorwa kugira ngo gitoranywe uwagikoza b'intwari nuko kiba gikenewe cyane muri icyo gihe cyakozwe. So bisaba ubwitange, bikanagaragara hagendewe ku mumaro wabyo. Iki ni igihugu gikomeye ku isi, imyaka myinshi ishize, n'iri imbere sinzi umubare wayo. Murahari, murakomeye rero ubwo ngubwo. Ubwo igihugu gifite abantu, intara y'abantu bakomeye ba mbere ku isi. Amafaranga twayabonye murayohereza, ubumenyi murabuhaha mukagenda mukayobora, imishinga murayiga mukayijyana mugaha abantu akazi. Igikorwa cy'umwihariko mukwiye gushyiraho special focus, mushakira igihugu inshuti. Burya inshuti ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Turabyizeye neza, mufite amanota yo hejuru cyane muri immigrants communities muri iki gihugu. Neza ibyo ndabivuga ntabishidikanyaho kuko ngira amahirwe yo kuganira na bagenzi banjye n'abayobozi ba hano muri iki gihugu, inzego. Communities z'Abanyarwanda zirubashywe. Ni mu bibyaza umusaruro, mushaka inshuti zanyu ku giti cyanyu n'imiryango yanyu, muzisiga igihugu cyanyu, kuko mwaje hano mufite icyo mubashakaho babarusha, babijyane no mu Rwanda. Ni ikintu cy'agaciro kandi gifite umumaro munini cyane ukomeye. Ibi ndabivugira ko birashoboka, nta n'ikindi bibasaba kuba muri hano, birahagije. Ariko mu rwego rw'akamaro bigira rero ntabwo wabibara ngo ubishobore, ariko ni ibintu bituma n'abantu bazajya bababona n'imyaka yose, kuko muri iki gihugu diversity is legal and acceptable and very very supported. Nta gihe bizagira ngo muba Abanyamerika batari Abanyarwanda. Urugero, hari abantu bamaze imyaka batazi umubare barabaye Abanyamerika, ubundi ni nkayo nkomoko yabo, ariko baracyabitirira aho bakomotse. So muzaguma muri Abanyarwanda b'Abanyamerika even if it's 500 years. Ariko urwo Rwanda bakwitirira ruguhesha ishema, kuko iyo bakwise Rwandan American baba bakurubonera mu ndorerwamo z'u Rwanda. Uko u Rwanda rumeze uko niko baba bakubona. Niba u Rwanda ari igihugu cy'igikene ku isi, synonymous name yawe ni nko kukubwira ngo umukene w'Umunyamerika. Niba ari igihugu cy'abantu badashobotse, ni nkuko wakwita ko Umunyamerika udashobotse. Niba ari igihugu cyiza gifite izina ryiza warabigizemo uruhare, iyo bakwise Rwandan American baba bavuze Umunyamerika mwiza.
nta wundi uzabibakorera, nta n'uzabigiramo uruhare rungana n'urwara. Ako ni akanyu ku giti cyanyu. Izina igihugu gifite niryo ugira, kandi igihugu nta kindi, nta handi cyakura izina ryiza ni muri wowe. So ibikorwa by'ubutwari retired Ndore Rulinda yavugaga, avuga ko biri around you, ntabwo usabwa kujya kumena amabuye, kujya gusunika imisozi byonyine. Abo bana nabo bakundisha u Rwanda, babanire neza, teza igihugu cyawe imbere. Uyu munsi tuvuga u Rwanda ni izina ryubashywe cyane, ni igihugu kiboneka mu by'imbere. Probably hari abatabizi koko muba kure cyangwa mutarahura n'abantu bazi u Rwanda mu forums zitandukanye, ariko niko bimeze. Naho uzaba uri, be proud kumva ko uri umunyarwanda. Ndashimira ababigizemo uruhare. Ntabwo byoroshye kugeraho igihugu cyaciye mu makuba nk'u Rwanda kugira ngo gihindure izina mu kanya gato riba ari izina ryiza abantu bishimira, ariko bisaba kubikomeza. Bisaba kubikomeza dukora cyane, twitwara neza, tubana neza, tunatekereza cyane icyerekezo. Nagira ngo nsoreze rero, kuko ikiganiro ni uruhare rwa diaspora. Narivuze ibintu bikeya kuri byinshi diaspora ikora. Nagira ngo nsoreze ku forums nk'izi, kuba mutegura. Umwaka ushize naraha mu kwa 11 mwateguye umuganura. Uyu munsi mwateguye Heroes Day, umunsi w'intwari z'u Rwanda. Kuri kalenda y'iminsi y'igihugu yose murayubahiriza, murayikora. Icyo ni igikorwa cy'ingenzi muba mushyigikiyemo igihugu cyanyu, koko muri bwa burere butuma abanyarwanda baba abantu bakomeye b'agaciro, nta handi bunyura, cyane cyane muri diaspora, kuko ntago mwabyigisha mu mashuri, ni muri izi events. Kugira ngo abanyarwanda bakomeze ari abanyarwanda, muba mwakoze ibikorwa bikomeye cyane kandi bifite agaciro mu iterambere ry'igihugu. Igihugu mutariho, mutakimaintaininze ngo mukomeze muri abanyarwanda, ntabwo cyatera imbere kuko ntikiba kiriho. So ndabashimira cyane ko mukora uko mushoboye, u Rwanda rukaguka hatabayeho gushingura imbago, kandi rukaguma ari u Rwanda mu isura yarwo gakondo. Nagira ngo mbasabe icyanyuma nsorezaho, ibyo byose communities mukora, diaspora, mumaze guhama mu mibare, muri benshi, mu bikorwa birafatika, mu bushobozi murabufite, haba ubumenyi haba n'amafaranga. Mutangire kwiga uburyo mwakora imishinga mu rwego rwa rusange. Ndabizi ko muyikora, murayikora, birazwi pe, ariko mu rwego rwa rusange nka communities, kugira ngo iyo mishinga ishobore gutuma communities zikomera, muninspiring abanyarwanda bari ahandi. Ubwo ibyo ndabibwira Arizona kuko ariho twateraniye uyu munsi. Mukora ikintu namwe ubwanyu mukirebereho imbaraga zanyu mwashyize hamwe, mubone muti twakoze kiriya kintu. Urugero, mukora iyi sare ibi y'abanyarwanda, ibe Cultural Center y'abanyarwanda, ni ibintu bishoboka cyane. Ibe symbolique ku buryo mumenya ko mugira reflect ku mbaraga zanyu mwashyize hamwe, ikintu mukakibona kikabaha morale yo gukora n'ibindi. Hari igihe abantu bakora ibintu byinshi umunsi ku wundi, ariko badafite bira ahantu babirebera ko babikoze. Buri umwe azi imvune ze ku giti cye, adashobora kubona imbaraga zo gushyira hamwe uko zimeze. Mushakishe, mubitekerezeho ikintu mwakora
mukakibonamo, not necessarily mu Rwanda, na hano ni mu Rwanda, ni iwanyu, kandi cyabagirira akamaro, cyabafasha mu buzima bwo kubaka communities no inspiring izindi communities hirya no hino. Ibyo ndumva giye mbyizeye ko mwabishobora kandi bifite agaciro cyane. Muri Canada barabitangiye, mu Bubiligi barabikoze. This is the supreme economy in the world. Nimwe Banyarwanda bakomeye ku isi. Nta gushidikanya mwabishobora. Ni igihe gusa wenda mwari mutarabitekerezaho. Ka message ka nyuma mwese yenda muzi mwagizemo n'uruhare ku nzego zitandukanye. Niba tuvuga ku ruhare rwa diaspora mu iterambere ry'igihugu, ntabwo twasoza tutavuze muri leadership mu buyobozi bw'igihugu. Twavuze abantu benshi bayobora guhera kuri prime minister n'abambasaderi n'abaministiri bavuye hano muri diaspora ya Amerika. Ariko hari leadership muri rusange. Diaspora igira uruhare mu gutora. Burya ntimuzabifate for granted, uwamutanze umusanzu wanyu supreme uruta ibindi byose iyo muhisemo neza, kandi ndabyizeye ko muhitamo neza, nicyo gituma turaha igihugu kigeze aho kigeze. So ni principal rights, ni uburenganzira bwanyu bw'ibanze. Diaspora nyinshi ku isi zitagiraho amahirwe yo kubona, ariko diaspora y'u Rwanda ifite ayo mahirwe kandi barayakoresha, murayakoresha kandi muyakoresha neza. Niyo akomokaho ibindi byose twavuze, niho byubakiye. Nkaba nsoza n'abashishikariza no kubitekerezaho koko next year ni amatora. Muzabikore nk'uko bikwiye, muhitemo neza, ni ibyanyu. Ibyo mwubaka byose n'imbaraga zose, leadership itameze neza, mwagira ibibazo bikomeye cyane. Ariko ibyo ndizera ko mubisobanukiwe. Ndabashimiye, turaza kugira umwanya wo kuganira no gungurana ibitekerezo. Murakoze cyane. Baby, I go. Hey, 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 let's go. Hey, jump, jump. Miles. Hey, hey. Would you come with me? Ngukunda sibanga. So what? Give it up for Kitoko. Murakoze cyane. Nishimiye kubana namwe, iminota bampaye irarangiye. Ariko hari indirimbo bansabye. Nitwa Felix Masengesho. Imana dusengera akomeye, n'Imana yumva amasengesho nige baba bavuga. Murakoze. Nitwa Francis Murindwa, ni umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Murakoze. Barakoze cyane rero abagiye kudufasha gusobanukirwa icyo nari mvuzeho mu kanya, ariko kubera yuko ibintu byinshi babisobanuye cyane cyane no mu kiganiro twagejejweho na retired Ndore Rulinda, Afande Rulinda, ndagira ngo two kubisubiramo cyane kuko ndatekereza yuko twasobanukiwe byinshi kuri byo, kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ahubwo ubu ngubu ndagira ngo tuvuge yenda mbabaze nk'uruhare, n'uruhe ruharo nk'abantu bari muri diaspora nubwo babisubiyeho mu kanya, ariko na yahe masomo nk'urubyiruko by'umwihariko cyangwa se n'abandi bantu natwe turimo batuye muri diaspora dushobora gukura mu butwari bw'Abanyarwanda, dushobora kwifashisha ku buryo twateza imbere igihugu cyacu. Francis, na yahe masomo ubona dushobora kwigira ku butwari bw'Abanyarwanda? Murakoze. Biroroshye cyane by'akarusho kuri diaspora y'Abanyarwanda iba muri Amerika. Koko muri Amerika ni igihugu kizihiza intwari zacyo, mushobora kuhakura amasomo menshi cyane. U Rwanda ni igihugu kizihiza intwari zacyo n'ubutwari. Niyo mpamvu mwabiteguye, niyo mpamvu turaha.
so mufite amahirwe ku mpande zombi, by'umwihariko mufite amahirwe muzi neza atari amateka ya kera, aho abantu batabaga mu gihugu cyangwa n'uyu munsi wenda bataba mu gihugu bashobora kugira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu cyabo. Bamwe muri mwe murabikora, mukwiye kubivuga abandi bakabireba bikabafasha kugira ngo bigire umumaro wisumbuye. Ariko n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu iyo mubona agaciro buha diaspora, uburyo bushoboka bwose serivisi abaturage bo mu gihugu zose bakenera, na diaspora irazihabwa, guhera ku matora, guhera ku ishoramari ryorohejwe cyane, kugera ku byangombwa nk'amapasiporo n'indangamuntu, amanama nk'aya yo kujya inama, ntabwo ari buri diaspora zose zibigira. It's by mission. Byizweho bigaragara ko bifite umumaro ukomeye cyane, nicyo gituma ureba bikorwa, nicyo gituma kandi binatanga n'umusaruro. Jye mu magambo make numva ko ni isomo rihagije umudiaspora wese washaka kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye cy'u Rwanda, afite ikintu kimwe cyangwa umuntu umwe yareberaho kandi bikamufasha. Murakoze. Arakoze cyane Francis. Hanyuma nagira ngo yenda tugere kuri Felix Masengesho, utubwire ku ruhare rw'urubyiruko by'umwihariko nk'uko twabikurikiye mu kiganiro, ubutwari bugarukiye ku babugeze mu minsi yo hambere cyangwa se mu Rwanda rwo hambere, abatoya barimo kubyiruka, urubyiruko, bivuze yuko batabigize byaba bigarukira aho ngaho. N'uruhe ruhare cyangwa nayahe masomo urubyiruko, abakiri batoya by'umwihariko, bashobora kwigira ku mateka y'ubutwari bw'abanyarwanda mu minsi yo hambere, kugira ngo nyine hakomeze kubaho urwo ruhererekane rudacika rw'ibikorwa by'ubutwari mu guteza imbere igihugu cyacu? Murakoze. Urakoze Mary. Umunsi mwiza w'intwari kuri mwese. Ngira ngo ibiganiro byombi byatanze umurongo. Ndagaruka gusa ku bintu by'ingenzi byerekana ko uruhererekane rw'ubutwari mu mateka yacu ni amasomo ashize kera. Iyo ufashe ibyiciro turimo twese tubarirwamo, uraza gusanga buri cyiciro cyose kigira umwanya wo gutamikwa amasomo aganisha ku ndangagaciro z'u Rwanda zirimo n'ubutwari. Ubundi abanyarwanda bari baragennye ko tugira ibyiciro bigera muri 6. Icyiciro cya mbere cyitwa ibirezi. Ibirezi ni abana bakivuka kugera ku myaka 6. Abo bahabwa uburere n'ababyeyi. Iyo uvuye ku birezi ujya ku mbuto, ni icyiciro cy'abana bava ku myaka 6 kugera kuri 12. Ni nk'abana bajya muri primaire. Icyo gihe umubyeyi akominika n'umwarimu. Muri za ndangagaciro rero umubyeyi afite ibyo yamuhaye kuva mwonsa mu mashereka, tuvuga ko abakwiye gutamika u Rwanda. Iyo ageze ku cyiciro cy'imbuto, igihe uburezi bamukurikirana, umubyeyi arasuzuma akamukoresha ibyo mwarimu yamuhaye, akamwongerera ubumenyi niba afite ubwo bushobozi. Iyo tuvuye kuri icyo cyiciro rero, muraza kumva ayo mazina icyo asobanura. Tugera ku cyiciro bita indirirarugamba. Mwumvise iryo jambo ubwaryo, indirirarugamba. Ni ukuvuga ya myaka kuva kuri 13 kugera 18. Ni urwego rw'abana batangiye kumva ko hari icyo bamarira igihugu cyabo. Ubwo byageze mu masomo yo kumva ko baba ku nkiko z'u Rwanda, barwitangira. Afande Ndore yabivuze avuga iby'abacengeri. Abaza amateka ya vuba bazi nka Gihana, ni umwana wa Cyilima Rujugira. Kubera ko twari dufitanye amage n'u Burundi, yatanze amaraso ye
yari muri icyo cyiciro, atanga amaraso ye kuko bumvaga ko ari ubuvokasi. Niba agiye gutanga amaraso y'i Burundi bizaba insinzi ku Rwanda. Iyo tuvuye aho tugera ku ndahangarwa, kuva ku myaka yisumbiyeho ukagera kuri 30. Iyo tuvuye ku ndahangarwa tugera kubo bita ingoboka rugamba. Nicyo cyiciro Fred yari arimo na His Excellence Paul Kagame ubwo bazaga kugoboka urugamba. By'umwihariko igihe cya Paul Kagame yaje ibintu byananiranye, ararugoboka koko, ararubohora, agarura inka mu Rwanda. Icyiciro cya gatanu ni cy'abashesha kanguhe, barimo aba basaza bakuru dutega amatwi. Abafaransa baravuga ngo un vieillard qui meurt c'est comme une bibliothèque qui brûle. Abantu rero bagomba kumva ko ibyo byiciro byose birasobeka kandi rukaba uruhererekane. Niyo mpamvu Ndore Rurinda yagarutse ku mateka yo kwanda ku Rwanda kugeza ubwo muri Amerika twanda kandi tutaguye imipaka. Nta nkiko twagiyeho ariko turavuga u Rwanda. Mureba amabendera y'u Rwanda hano arerekana u Rwanda. Abaje ari inshuti z'u Rwanda babonye u Rwanda. Ubu rero twatamitse abatu Rwanda ngo ruzaba uruhererekane. Murakoze. Yakongera ku byo twavugiye hano namwo twabaha umwanya nta kibazo. Uri bubaze ikibazo cyangwa yunganira acunguze uburyo umwete kuko amasaha yatugendanye. Arakoze cyane uyu musangiza amagambo. Ega burya n'abajambo dukoresha ari gihe atuma abantu babaza cyangwa bagatinya ngo baza n'ibibazo. Nta bibazo muhabona, ahubwo ni ibisubizo n'ugushima. Ndabanza gushimira uyu ritadi ikiganiro yaduhaye. Nashimye rwose nicyo. Ndongera gushima Francis nubwo mushima hari uno munsi wanyuze kurusha mbere. Waje watyaje. Nukuri amagambo avuze mwayumvise. Hanyuma rero uyu muco wo guhura nk'abanyarwanda urimo igisubizo gikomeye cyane. Nicyo cyerekana ko tukiriho. The spirit of Rwanda never dies. Aha nyine twaranze nyine turahari. Ejo muri tuza gushaka iyi sare naraje mubaje kureba usangamo karazi za MDR za red n'ibindi. Mana yanjye ibintu mwituvanira ahangaha mushyiremo karazi zacu none ndasanze zihari. Ahantu ntabwo hatatse sare gusa n'imitima yanyu iratatse. Ariko icyo nabasaba nk'umuntu ukuze nibajye babwira bumva habonetse intwari, ariko none twe abariho twe nubwo tubyina tuvamo ntihazabaho kwirara, kubera yuko abanyarwanda baca umugani ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga kandi nawe kiba cyaragiye. Muramenye ntimuzashyire impumu ngo muryambiremo, nimukomeze dukanguke. Ubutwari bw'abanyarwanda buzahoreho rwose, bizabe ikintu kiri muri twebwe. Nta bibazo, ntiwongeye kubaza n'ibibazo gusa. Reka ndebe abanyabazo muri hehe. Nta bibazo, ubona ni ibisubizo no gushima. Murakoze. Kubana n'uwasa nawe
Questa è l'limite. Nishimiye kubana namwe iminota y'abamani irarangiye ariko hari indirimbo basanze reka tuyumve ubundi dutange gahunda y'abantu kugira DJ, take over. Hey, let's go!